Reka twongere tubasuhuze mwese abatuye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu. Twongeye gushimishwa nuko mudukurikirana cyane kandi mugakomeza kutwereka ko mudushyigikira mu biganiro byacu uko bitambuka umunsi ku munsi. Uyu munsi noneho reka tubazanire inkuru nshyashya isohotse vuba aha ngaha. Ni inkuru ivuga ko abakinnyi twamenyereye Alphonsine na Ben basanzwe bakina muri filime Umuturanyi basezeye. Reka tubive umuzingo umenye imva n'imvano yatumye aba bakinnyi bombi babiri b'ibyamamare, dore ko ari abakinnyi bamaze igihe bakinira muri iyi filime bakorana n'abandi bagenzi babo, ariko icyatangaje abandi ni uko batunguwe no kubona basezeye bagiye kubw'impamvu zabo bwite. Amakuru ubagezaho ni Ildefonse Habimana, ndabashimiye. Uwimpundu Sandrine cyangwa se Alphonsine na Rurangirwa Ben basezeye muri filime Umuturanyi ya Mugisha Emmanuel cyangwa se witwa Kibonge, Clapton Kibonge. Bari bamaze hafi imyaka 4. Ni amakuru yamenyekanye kuri uyu wa 2 Nzeri 2024, yabanje kunyura mu tsinda rya WhatsApp rihuriye abakinnyi bakinaga muri iyi filime. Ni amakuru yasohotse kuri iyi tariki 2 Nzeri, ariko bimanza guca hirya no hino cyane cyane mu bakinnyi bakoranaga, biza kwemezwa neza koko iyo nkuru yabaye impamo. Alphonsine ariwe wabanje gusezera kuri bagenzi be, yabwiye ikinyamakuru ati: mfashe uyu mwanya ngo nshimire buri mwese twabanye muri filime. Njyewe rero nafashe umwanya wo gushimira abantu bose twabanye, kuko njyewe numvaga ntashaka gukomezanya na Kibonge. Twabanye igihe kinini cyane, dore ko twari tumaze hafi imyaka 4 irenga twarakinanye, twakoranye byinshi, nza gufata umwanzuro w'uko njyewe ngomba kujya mu byanjye. Nyuma y'uko Alphonsine amaje kwerekana ko we yeguye, nyuma ye Ben nawe yahise asezera kuri bagenzi be. Yagize ati: ni ku mpamvu zanjye bwite, mfite indi mishinga yanjye mugiyemo ijyanye no guhugura cyangwa se guhanga udushya mu guhugura urubyiruko ku mishinga ijyanye n'iby'ubukungu. Clapton Kibonge nyiri filime yemeje ko aba bakinnyi bamaze gusezera, avuga ko atabuza uburenganzira bwabo, ndetse yamaze gushaka abandi basimbura aba bagiye. Ati: kuba umukinnyi yava mu mushinga wa filime ni ibintu bisanzwe, iyo ikomeje irakomeje kandi turacyakomeje, kuko ntituba twarashimye amasezerano ya burundu. Natwe hari izo twagiye tuvamo abandi bagakomeza. Buriya nk'iyo umuntu afite akazi kenshi uramubohora, cyangwa se atishimye umushakira atishimiye umushahara atishimye. Clapton Kibonge yahakanye amakuru avuga ko hasezeye abakinnyi 5. Yemeza ko ibice by'iyi filime bizakomeza gukorwa, ndetse hari n'abandi bakinnyi bashya ari kongeramo. Filime Umuturanyi ni imwe mu ruhererekane zazamuye benshi mu bakinnyi ba filime mu Rwanda, barimo Rusine Patrick, Umutoniwase Nadia ukina yitwa Muganga, Mingelon benshi bazi ku mazina Musebeya, Harerimana Papa Idi,
Nkurikinya Charles, Geoffrey Irangaje, Rolex Keza n'abandi. Ni inkuru yaje kumenyekana, ariko igenda imenyekana gake gake. Ubwo twamenyaga aya makuru natwe twifuje kuyasangiza benshi muzi cyangwa se mwakundaga aba bakinnyi, dore ko bavuze ko bafite imishinga yabo itumye bava mu byo bari barimo. Umushinga warateguwe na Kibonge bari irimo bafatanya, we bomeza ko ku giti cyabo nabo bafite imishinga yabo, ubwo buri umwe wese agiye gukora ukwe, ariko agakora ibye kandi yishimira. Twongeye kubaza Kibonge, avuga ko atigeze abirukana, kandi avuga ko nta kibazo bari bafitanye, usibye ko yavuze ko mu gihe cyose umuntu atishimiye umushahara, cyangwa se igihe cyose umuntu afite imishinga yindi, uramureka akagenda ukirinda kumubangamira. Ati natwe twagiye tuva muri nyinshi, kandi natwe twabanje gufatanya n'abandi runaka, tugeze igihe tuza kubivamo. Muri make nguko uko aba bakinnyi basezeye kuri filime ya Umuturanyi, ngo